ejo bundi ku itariki z'ukwa kabiri itariki sindi buzivuge nagiye kubona mbona muvunyi yapostinze yambaye uniform z'inkotanyi ushaje kuri we rwego wabohoje igihugu muva abasaza mu ngano ubu ngubu tuvugana n'uwari mu gisirikare yahawe umwanya wo kugenda akaruhuka kubw'imirimo myiza yakoze. Hanyuma Nyabita wamenyanye gute na n'uyu musore? Usanzwe muziranye na mbere ukava muri Kenya cyangwa mwamenyanye kuri social media? Umubano wanyu wundi ushingiye kuki cyane ko mbona ko ataruwa none harimo akantu kubera ko mumaze kubiremereza reka nce bugufi mbisobanure murakoze. Muraseka murambona. Merci ukuntu tuziranye hari umukobwa w'umushiti wanjye witwa Denise abanyamurenge baramuzi ajya kujya muri Miss Murenge wa okay urakoze agiye no kujya muri Miss Murenge n'abantu bazamutore. Uwo mukobwa witwa Denise ni waduhuje Natanzwemo Pass. Denise hari hose turamusuhuje amenye ko yakoze akazi kandi kuva muri Australia ukaza mu Rwanda kureba umuntu baguhuje nawe. Masaha tumaranye nuko muzi kuri social media ari actinga Nyabitanga n'umuntu uhorana ibyishimo. Nayinzi ko ari ibintu byo kuri filme gusa. So nasanze nibwo buzima bwiwe. Ibyo bintu nabikunze buryo iwe n'umukobwa aseka ukabona nta kibazo afite. Ibindi byose ni bari neza. Wanambwiye ngashobora kuba ari umukobwa ushobora kugira umwana ngatera abakoze gufura cyane. Ya ijambo rimwe icyamendeka mbaze mbabwiraho basanga platforms dukoreraho. Icyambere mfite Instagram hariho Kagi Godwin aho ngaho ducisha ibikorwa bigiye kuba by'ubuhanzi. Hanyuma YouTube channel ni Destiny Brothers nkuko nabibabwiye aho naho niho mwadusanga nka iyo team dukoreraho mukore subscribe nyabo. Yes, reka twongere tugwikaze ukurikiye Muvunyi TV, ukurikiye Kim TV, ukurikiye Iris TV aho uherereye hose, uri mu majyepfo uri mu majyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba. Abantu bari mu mujyi wa Kigali tuba tuzwe mu dukurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora turabizi ko badukurikiye kandi umunsi ku wundi bari muri diaspora. Wowe uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya. Ndakubwiye ko ndi diaspora muri kubera ko papa wawe na mama wawe umwe atuye hepfo y'umuhanda atuye ruguru y'umuhanda. Uri mu diaspora. Oya. Mu diaspora. Ikibazo ni muntu nga microphone zose n'ukuntu nsakuza birabindura. Ahubwo reka mbabwire ukuntu ndi diaspora. Narabitekereje. Kandi barambwiye ngo ibintu byose ni mu mutwe. N'undi mu Rwanda ndavuga we ntatekereza ko ndi diaspora ngataminduka diaspora. Urabikoze. Umunyakire nka diaspora ndabinginze nk'inshuti zanjye. Ubukinnye wenyine. Oya gukina uwo. Amaji najya avangwa mu diaspora. Wasanga na ego diaspora si ibintu birenze si mu mutwe. Niko iyo umuntu arimo gukina wenyine barimo gukora iki? Abari gukina uwo umwe. Abari kwikinana nyine. Abari kwikinana. Yego. Aha nyuma yo kuvuga ngo abantu batabizi baravuga ngo bari muri douche. Niko numvise. Cyangwa yagiye ku mugabane wa Amerika. No, ibyo ntago mbise. Nyuma yo gusuzana bose bari mu ntara yacu ya 6 y'aba diaspora turagira ngo mbere na mbere ntago ndibuze kuvuga ngo Kim TV, ntago ndibuze kuvuga ngo igikorwa cy'ibiraso byiza ibyo biramenyerewe. Birashanjwe wa mugani wa Ndereyo. Birashanjwe. Ndashaka tuba twisuriza abantu bari muri Australia. Ese Nyabita nkangubaza. Sorry muri Amerika kutabavuga. Abari muri Amerika. Oya, naho turaza kubageraho. Ahubwo ndimo ndabaza Nyabita. Australia no mubumbe cyangwa se n'igihugu? Australia rero ko ntabizi ngo ni diaspora niko yakansubirije. Kwa kintu byo muri Australia nabibonye muri filime kera kugeza ubu sidamenye byari. Ahubwo abantu bari muri Australia ndabana nimero yanjye mu nsobanurire. Ahantu muba ni ku mubumbe cyangwa ni mu gihugu? Umubumbe ni iki mu Gifaransa? Umubumbe mu Gifaransa nangwe nigeze niga Igifaransa. Mu Cyongereza umubumbe ni iki? Ntago mbizi. Umukobwa yarizara. Tumaze duhikazo no muvandimwe. Ahubwo nari ndimo kubanza kubisasira. Jado nari ndimo kubanza kubisasira. Umubumbe. Umubumbe. Hari ikibumbe ubundi cyitwa gute? Ngira ikibumbe nkubwi Ona ari kintu agahurure. Umubumbe nagahurure. Umubumbe ni hurure. Tiwo bahurure. Ahubwo umubumbe kuntu paye mbona ni nkaho umubumbe ari
ari ukuntu mu rusengero baza basirimba kiriya kizero baza bakora mu rusengero baba basirimba niwo mubumbe ni wowe nyine merci namaki ni meza ngira ngo ni merci twari tuvuze tuti tubanze tumwakira gatanga abenshi babyumvise twatangiye tuvuga ngo muri Australia ntago bitwirengagije abandi bari mu bihugu bitandukanye Belgique Amerika Jado za nshuti zawe zibahe ibugande abadiaspora y'Ubugande bose nabashushe nanjye mfite inshuti zanjye nyinshi cyane mu Burundi abantu mu Burundi ndabasuje ndabakunda cyane mwebwe diaspora nzi mwenyine avuze Burundi ngo bwabwiye ngo Burusiya ngo bashyire intwaro hasi hakirika cyane bazishyira hasi cyangwa twambuke ariko shaho ubonye Mesire nawe babonye yateguwe Mesire z'abarundi zirakomeye amakuru ufite nuko iriya misire ngo yakozwe n'umunyakayanza ngo nabwo yayikoze yahaza Amstel mu Burundi nimunyumve nabi ndabakunda Kim TV ngira ngo uko byagenda kose nawe uba ufite abashuti bawe bose batandukanye mu bihugu bitandukanye bya bintu byo twavuze by'aba diaspora iyo tuvuze aba diaspora tuvuga kuri ya mibumbe yose itandukanye igize isi ngira ngo nawe ufite inshuti zawe turagira ngo udufashe twakirire umuntu waturutse ku mubumbe wa Australia cyangwa se mu gihugu cya Australia araza kubidusobanurira byose bro tuguhaye ikaze mu kiganiro dushimira buri wese ukurikiye Kim TV ukurikiye Muvunyi TV ukurikiye Iris TV nge nitwa A tugiye kubana muri iki kiganiro bro Australia nanjye nahuraga agiye kutubeshya wumve ntago ngiye kubeshya ndagira ngo ubwo we atubwire ku muntu turagira Australia bro ni icyo wamubwira ese waretse akabanza akibwira abantu kandi wamuvuze kandi se navuze izina rye okay uzikwivugara ndabizi wana ivuge nta kibazo yego nitwa merci ntago yivuze oya arukubwira abantu ko witwa no kwivuga okay ndi merci ubwo ugiye kwibwira abadukurikiye ndi merci irindi ni y'icongereza Merci Godwin cyangwa se rya famille Kagigi hanyuma njyewe ndi umunyamurenge utuye mu gihugu cya Australia ku yindi side ndi umu artist ndi umuririmbi w'indirimbo za gospel hanyuma nishimiye kuba hano kandi murakoze ko kuri umunyamurenge utari proud bivuge neza ngo ndi umunyamurenge waba naba uri proud umunyamurenge kaba umunyabyinshi ukaba umwishwa wabasinzira oya ni vyiza cyane igikorwa cy'ibiraso byiza usanga ukizi urabikizi ni umusitari man turamuzi cyane Nyabitanga igikorwa cy'ibiraso byiza hari mu Nyabitanga rero ndi umusingankazi ukaba umwishwa w'abahinda ayo tubeshe simbeshe ndi umusingakazi wo kwa Burora banje kuromeni bande bamarume asiko wo bamenya no bamenya vuga ndabamenya ti wo bamenya babwiye kuri kamera banyisha sinosubira mu rugo tuyosubirayo uvuga ko muvunye inyokuru byarangiye muvunye yaramwe ngo umusita ndamaze kurumyishwa ntago ndi umusita mumbare umunyabyinshi ndi umunyabyinshi muvunye yara ndi umunyabyinshi kera wo kwa Burora tamunyabyinshi wo kwa Burora ntago merci babaho kwa Burora ngabaho ubwo bo kwa Burora w'abanyabyinshi ntabwo dushobora kuba dufitanye isano turashize Nyabitanga ntabyuzi umunyabusenge oya abantu baza abanyabyinshi bo kwa Burora muri commentaire mu nyandike nyinya nukuri mu nyandikire mumbwire ko ndimo besha umusita ntago ndi umusita kera wahinduye umusita kanyamukwego ni wambeshyaga kera yarambeshyaga aho bakimwesha yarambwiye ngo ndi umusita ngo nkaba umwishwa ngo wabanyankore Nyabitanga ibyo bintu birahabanye gusa ndi kubona rusa n'abanyankore ukuntu man njyewe se cyangwa Nyabitanga wowe ushaka ko mufitanye isano tayo umunye nk'amata se hari uko akira mikoro yawe pa hari uko niko pa turagira ngo banze tubwire amakuru yo muri Australia twabajiye ngo uba mu gihugu cya Australia cyangwa se ni ku mugabane wa Australia yamba mu gihugu cya Australia ntuye muri state yitwa Brisbane navuye muri state ya Queensland so niho ntuye Australia ni nini man ni nini niyo mpamvu irangana nk'u Rwanda state ntuye mirangana nk'u Rwanda niko nkeka kwako ni nini byatara ariko nini
niyo mpamvu bamwe bavuga ko ari umubumbe ukwawo ariko ntabwo site tutuyemo yateye imbere nk'uko u Rwanda rwateye imbere u Rwanda ruteye imbere byatari nta nubwo nzataha naraje ntabwo uzasubirayo yarashitse narashitse we wasubirayo wabona Nyabitanga ugasubira ustabwira uza Nyabitanga azi ubwenge abakobwa bo mu Rwanda nta mikino bagira cyangwa Nyabitanga ntabwo bamucika cyangwa Nyabitanga nabyo twanajyana da si byose Nyabitanga ushaka kugenda oye sinogenda ariko go wacu yashimye nyogenda ntabwo wakwirengesha we yashimye yagenda rwose umutoza agenda afite yagiye none ukuzifata gende ngo ngiye muri Amerika ntawo nsanze ariko muri Australia nyogenda wogenda okay ni merci ngira ngo uko byagenda kose Kim TV IRS TV cyangwa se Muvunyi TV no muhanzi w'indirimbo ni gospel kugira ngo abasanzwe banamuzi batari barakamubonye hano mu Rwanda ariko mu microphone yo mu Rwanda cyangwa se na kamera zabo zihari yaba kuri IRS ndetse no kuri Kim na Muvunyi TV banzu twakira ariko se twanze turamenya ko iryo jwi ritasara bishyire mu gakiza turageze biteka we nijwi batandukanye ijwi ryo kuririmba byashize ndi kubwira Nyabitanga amakuru yo muri Australia yes oya pa ari kumbwira mpuroya Nyabitanga turirimbe se turirimbe da akaye ako ushobora nje gasinza ndirimba nza mbeke cyangwa tuzarimbe next time uzaziza abantu bakumenyere abantu bamenye nibura bakumva no kwijwi ryawe buriya se kuririmba turarimba nyuma tugiye gusoza mani urimbesha basi agakora sigusa muzawe kandi ariko urazifite nizawe indirimbo zawe zirahari man zirahari okay yamenyekanye yasohotse hanze niyi harimo yitwa dushima Uwiteka okay twagenda dushima Uwiteka mu gakeya abantu banze bumve chorus ya dushima Uwiteka cyangwa se refrain yayo byatumenya ngo aravuga ngo dushime Uwiteka ku mirimo yadukoreye n'indirimbo yo gushima Imana mani ku mirimo nyine barakoreye abantu iyo ngiye twayikoze tumaze kugera Australia tubonye like ubuzima butandukanye nubwo twari tuvuyemo muri Africa bwiza bwato nyine butandukanye nubwo twabagamo ubuzima bw'umuco hagati bw'umuco nibyo hanyuma bituma duhimba indirimbo korana n'aba brothers banje turakorana ni group ni naryo zina yitwa Destiny Brothers ntago nkora ku giti cyanjye so nuko nguko ninde wo kudashima cyangwa se ndinde ngiye wo kubihakana none ubwazanye muri iyo group washinze muri Australia wabashije kuzana nabangahe cyangwa waje wenyine naje njenyine hano naje kuvisita tubisanzwe njenyine kureba Nyabitanga no kujya mumenyane yego ndumufana wa Nyabitanga cyane ubundi gufana umuntu kuri social media bisanzwe utamuzi ntago ari byiza uvuye muri Australia uje kureba Nyabitanga why not siko mubigize big deal okay basubiza urumva mu bintu byinshi diaspora avuye muri Amerika aje kureba Nyabitanga oya kandi ukomaye muvuga nibyo muri buze kugira titre ntago ari yo titre uko duhaye tuvuga nibyo turi buze kugira titre ntago ari yo titre ariko naje mu bintu byinshi birimo bimwe muri byo harimo na Nyabitanga bimwe muri byo ari guhura twabonanye sibyo nawe nakubonye tunashimira cyane umuntu witwa Muvunyi Steven MTV guturuka muri Kenya niyo muntu waduhuje cyane rwose birakunda cyane mushiki wa Kanyamukwego najyaga mvuga ngo ni Kanyamukwego yaranyishe ni Kanyamukwengo noneho nigeze kuvuga ngo yitwa ngo mfura nzima yaranyishe yavuga ngo nitwa mfura nzima ntabwo nitwa mfura nzima yitwa mfura nzima David ubwo nawe witwa mfura nzima David ati oya ibyo bya David bitwara iwanyu ntabwo ariko nitwa Kanyamukwengo yambuda yambo Kanyamukwengo turamusoje aherereye yambwiye hari inyuma kuri Kanyamukwengo turabivuga nyuma Kanyamukwengo ni Muyomba Nyabitanga nawe rwose nawe ujye uncanga rimwe ni Muyomba wa kabiri Muyomba wa mbere ni njyewe wowe nde uri wa gatatu Muvunyi oya pa ari ukuntu umuntu agira izina akagira na nickname mu ba onkre wanjye rero aba nickname nako aba nick onkre is the one numwe muri bo ni umunick onkre nkuko abaho nickname abona ba nick aunt nick onkre rero ni umunick
ni kango Kim kugira ngo n'umuntu twakiriye aha ngaha RTV cyangwa se kuri Muvunyi TV bose turamufashe turavuga tuti dufite amatsiko menshi cyane abantu benshi babyuka mu gitondo avuga ati uwangeze i Burayi uwanjyana mu bihugu bitandukanye uwanjyana ku mugabane utandukanye mu Rwanda uhaheruka ryari cyangwa se wavuye ruguru uhita uzamuka ujya muri Australia Muvunyi kabanda dushusho umunsi wa mbere akigerayo noneho turaza kugaruka turebe amaze igihe afite byinshi cyane agiye kutubwira ugize mu nkambi cyako kera ndumupete muto byatari yakura muzi mu nkambi umuzi mu nkambi cyangwa mumenye nyuma yabaye mu yihe ashaketse mu bajumbi njye nabaye mu nkambi z'Ubuganda okay nk'umuntu wabaye mu nkambi uzi ubuzima bwo mu nkambi ageze muri Australia bamuhaye inzu nziza yo kubamo atangiye ubuzima bushyashya abonye umujyi atigeze azabona mu buzima bwe wabibonye gute wabyakiriye gute mbese umunsi wa mbere ugera muri Australia byari bimeze bite guhaguruka documents zimara kuboneka nawe se uteri ipfukamira hashima Imana ati Imana yagasanu warabyemera ko ugiye wageze ese ni muhuye mwaka tutangire byose tubwiye okay kubera ko mu nkambi twavuye kera turi apeti tujya nyine mu miji nyine ntago twagiye Australia turi abantu baba mu nkambi so twagiye dufite nyine ubuzima budahuye n'ubwo mu nkambi urumva nuko hanyuma kuva nge nagiyeyo mvuye muri Kenya niho twabaga Nairobi so urumva ubuzima buri Nairobi ntago ari ubuzima bubi cyane mu buryo wabwanya n'ubwo mu nkambi hafi London ni byibyo ko bayita burya Nairobi nabita warobize bayita hafi London Nairobi ya Nairobi ni nziza nuko abakene baba ari benshi urumva twavuye Nairobi tuja Australia so tugezeyo ibintu bya mbere bigutangaza nyine mbere y'ukugerayo ukimara kubona document zose bamaje kwemerwa ko ugiye bakabwira bati tomorrow muzagenda iryo joro urasinzira cyangwa umeze nk'umwana uri bufate ntago wasinzira sinzi ikindi gituma umuntu adasinzira kibaho nyine kiri common umeze nk'umwana uri bufate billet uwo munsi ni kwa kundi ubu uri kuvuga ati ntago naryama nyine nshaka gukora ibyo bintu nibyo cyangwa ntago ari byo ubundi ngiye tukiba muri process yo kugenda nayo mfite amatsiko y'ukuntu abantu bagenda mu kirere umva man n'ukuntu batubwira ngo Australia ni kure iki kavata umuntu ni gutagenda hejuru iminsi 2 mu ndege ujya kujya muri Kenya waragiye n'imodoka ni imodoka nyine indege nibwo bwa mbere nagiye mugiye muri Australia so so ituvuga ukimagine nyine ukuntu bizaba bimeze muri make creating ibintu mu mutwe wawe ukavata bya byose nuko biri bugende mu gitondo and then ubwo ico gihe abaje nyine abantu kubasezera hari muye mwaka nagiye vote 2018 2018 nibwo twagiye so tugereyo tubona ubuzima dusize buri different ikintu cya mbere kigukanga no kubuvuye mu gihugu kirimo abantu b'abanyafrika basa ugakagera mu kindi gihugu kirimo abandi bantu basa badahuye na ukusa umva nivyo ngibyo ikindi nukuntu habatetu ukuntu hubakitse service batanga abazungu ibintu nk'ibyo babakiraho gute mwebwe nk'abanyafrika mwari muturutse hariya mugezeyo babakiraho gute batwaki ubundi twebwe twagiye muri system y'abantu b'impunzi ukuntu kwa kuma bafite abantu bashinzwe bakira so batwakiye neza kandi gusa abazungu babona batangaye babona family irimo abantu 10 basa bavuye ahantu hamwe kufata abantu VIP so batwakira neza kuko barabikunda kubona abantu badasa nabo babaje mu gihugu cyabo babona ari ubutunzi bwenda w'igihugu cyabo nyine ejo hazaza so bakabikunda cyane batwakirana umutima mwiza hari abantu benshi cyane bakunda kwishuka bati jewe ningeri Burayi uko byagenda kose mba numva ubuzima buzaba buhindutse nzaba ngiye kubaho mu yindi si nzaba ngiye kubaho mu kubera ko abantu kera bajyaga i Burayi nugiye muri Amerika muvunira bavuga ngo bagiye i Burayi nawe muri Australia ngo bagiye i Burayi ukumva umuntu nuvuga ngo umuntu wese wabaje kujya mu ndege akarenga umugabane wa Afrika abantu benshi bavuga ngo ni i Burayi ngo yagiye i Burayi sibyo baba batekereza bati ubuzima bwahindutse eske waje kubona uko wabitekerezaga ariko wabisanze cyangwa waze gusanga uvuga uti isi yose ni zimwe biraterwa n'ibyo ari byo kubera ko icyo navugiraho ibihugu byo hanze bitandukanye na Africa urumva
cyane cyane ntago ari ukuvuga ngo icyambere bagira abanyamakuru turi gukorana ikiganiro barimo barajujura bagatuma nseka cyetse utabibonye ubundi kirazira ko inkuru nyumva cyangwa nyireba sinyivuge murakoze umwanya ni uwanyu bareke Nyabitanga ya urumva nari mbasobanura ukuntu bitandukanye aho bitandukanye Africa itandukanye n'ibihugu byo hanze icyambere wenda navuga ko ntago birusha cyane ubutunzi ibihugu bya hano ikintu babarusha bagira navuga ko ari amategeko bagenderaho ibihugu by'abazungu bagira amategeko ikindi wenda n'iterambere baba bafite hanyuma n'ibihugu abantu bakora cyane ya kubera ko ntago tuvuga urugero nta mwanya wo gutakaza umuzungu ati umwana hanze afite 16 years akambwira ati fata umugabane wawe nguyu genda ushaka ubuzima umva akagenda agashaka ubuzima umwana aje ku umugabo nawe amaze kubyana nuko biba bimeze so nyine ibo nta mwanya wo gutakaza bagira muri Afrika baramubwira bati genda ujye kwirwariza nta nicyo bamuhaye oya kuri iyo myaka maze igihe gitoya byanga byakunda bitandukanye n'abandi bagenda bagakuta imyaka 15 10 yego kuki man gize amatsiko cyane kwitugaruka inano wici Bugande cyangwa Kenya ho wabaye cyane ukatuza mu Rwanda direct okay naje nje gusura aba family ya so nabanje kugera muri Kenya and then mbona kuza hano so nta yindi mpamvu iri inyuma yo ngo ari n'undi mukobwa usize muri Kenya tari Nyabitanga oya Nyabitanga gusa Nyabitanga wewe gusa Fatima Samu turabasuje nk'umuryango nabo ko bansereza buri munsi nta kindi kintu njya mpana ako bava bavugisha ukuri oya muvunyanga umuntu umubwiza ukuri mubaza umucyo uko bamusereza ntago bamuserereza bavuga iki muvunyi baramubwira ngo afite uruharaga none yesu we kari kanyisobwe niyo nkuru naringiye kurara nikarari niga muvuka utari warambwiye we warambabasha ntabwo yakuba ko afite uruhara oya uruhara nararubonaga ejo bundi ku itariki z'ukwa kabiri itariki sindi buzivuge nagiye kubona mbona muvunyi yapostinze yambaye uniform z'inkotanyi ushaje kuri we rwego wabohoje igihugu muva abasaza mu ngano ubu ngubu tuvugana n'uwari mu gisirikare yahawe umwanya wo kugenda akaruhuka kubw'imirimo myiza yakoze abantu bose badukurikiye yaba kuri Kim TV no kuri TV na Muvunyi TV nta muntu uzi yuko habayeho igihe cy'abantu bajyaga mu ngando za nkumba naye hose ziriya ntago zari ingando mu ngando nta muntu wigeze yenda ngo yikoreze za Kalachnikov muvunuka beshe mari muvunyi twajyanye mu gisirikare nani kane mbona niko naje mu kagoroba k'abasaza mwakoze kuntumira nari umwana muto mwanciriye imigani ndanezerwa mumbwira amateka ndanezerwa ndagiye murakoze ndasezeye nyine uko nyine wabisezera cyaturi tukirimo kwibariza akubanze bwira abantu ko baye mu nkotanyi n'ubu ndacyarimo oya none si inkotanyi inkotanyi ndimo ndavuga kano kanya ushobora kuba uri nk'umu youth volunteer cyane ibyo uvuze ntabwo uri kure yabyo sindi kure yabyo bivuze ngo ibyo mvuze nibyo urimo kano kanya ni kuva oya nagari impamvu yaka ngo bavuga ko wikoreye Kalachnikov baza kuboza igihugu ntaryari ifoto mfite screenshot tuvugishe ukuri oya tuvugishe ukuri ku myaka yanjye sibyo bivuga ni imyaka 52 ayi bari wajya kuri kamera ngo bakurebe ubiri ikiganiro wa nazana umutwe turebe mubwira ngo nashira urusi Nyabita ufite amatsiko y'imyaka yanjye kandi nyizi 52 ejo bundi ku itariki 24 z'ukwa gatanu abantu bose bazananyifuriza anniversaire nziza zagize ingahe muvunyi ntago nagira anniversaire ngo nagira anniversaire Nyabitanga uyu mubona oya mbivuge bivuge nari urayibuka imyaka ya Nyabitanga se yawe yanjye ndayizi neza bahinga amasakara reka twikomereze ikiganiro gusa kirimo cyo kinabayemo abantu bose banabimenye neza banabimenyere nta gihe cyabayeho abantu bose bajyaga mu ngando inkumba hariya mu itorero ry'igihugu zira uniform twarazambaraga ntihazagiye n'umuntu wongera kubyibeshyaho tuzagiye n'umuntu wongera kwishwa ngo muvunyi ngo yabaye umusirikare cyangwa byagenze gute nitwa Nyabitanga ka karongo ko hasi Nicole kuri Instagram
ka karongo kaba kari munsi ndabinginze mu following iyo foto mfite screenshot ndaza kwipostinga karacini kofe mu ngando mwazibonye nakoze ingando nta nubwo ari n'ingando byaramahugurwa tuba turi mu inkumba kuko ntabwo nigeze nkora ingando ngeze inkumba amahugurwa babaye karacini kofe nakoze itorero nk'abandi bose babaye karacini kofe mu kurwanira igihugu n'ibikuba bye ntago ari bibi neza Jado abantu bose wiyambuye icyuma noneho Nyabitanga none nambaye karacini kofe wiyambuye icyuma none nambaye iki Nyabitanga mukotanye none nambaye karacini kofe wari uhetse karacini kofe wambaye mukotanye none barambwiye abantu mwakoranye muri iriya minsi ngo wari urenze ngo niwe mwana bari bizemo ngo muri generasiyo zawe yareserija ibyo nabo bivuze hanyuma Nyabita wamenyanye gute na n'uyu musore usanzwe muziranye na mbere ukava muri Kenya cyangwa mwamenyanye kuri social media umubano wanyu wundi ushingiye kuki cyane ko mbona ko atari none harimo akantu kubera ko mumaze kubiremereza reka nce bugufi mbisobanure murakoze muraseka murambona merci ukuntu tuziranye hari umukobwa wo mu nshuti wanjye witwa Denise abanyamurenge baramuzi ajya kujya muri Miss Murenge wa okay urakoze agiye no kujya muri Miss Murenge n'abantu bazamutore ni umukobwa w'umuco kandi w'ubwenge kandi ntekereza ko ubwiza atari bwo buyobora nta nubwo ubwiza bwadufasha mu iterambere oya ni na mwiza ni mwiza nyine ariko nari mbanje kuvuga ibyo mvuga murakoze kunyunganira ni mwiza ariko sintekereza ko ubwiza aribwo bwazagera aho bugeze abantu ahubwo umuco uburere n'ubwenge bifite ukuntu bifasha umuntu so uwo mukobwa ariko ni mumugumishayo ubwenge nibwo umugumishayo umugani rawuzi ndawuzi bavuga ngo uvuze ngo iki reka Nyabitanga baratubwira umugani aratubwira ngo bavuga ngo iki bajye bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza bumutera kurongorwa ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe azamarayo nari nzi ko bumugezayo ubwenge bukagena igihe ubwiza bwe bumugezayo ariko ntibumuhamishe ubwenge nibwo bumuhamishe oya urumva Jado ngo ubwiza bwe n'indi mirimo yiwe nimugezayo akoze nese nkubaze kamubaza akabaza gato Nyabitanga ako nari iyo umukobwa yakoze ubukwe bavuga ko yagize gute yashatswe yashingiwe kivuga mu kinyarwanda muvuge mu bavuga ko yaro aba yashingiwe mu kinyarwanda no gushyingirwa no gushyingira ni mwerego muri ubundi bamora iki barimo kutwumva ashinzwe abantu barimo mwebwe murimo gushaka kukoreka ururimi umuhe nimero yanjye 078 nimero ya Nyabitanga sitaki undi 8 ngona tubwire ukuntu namenyanye na merci uwo mukobwa witwa Denise niwe waduhuje Natanzwemo Pass ntabwo yananzemo Pass Denise ahari hose turamusuhuje amenye ko yakoze akazi kandi kuva muri Australia ukaza mu Rwanda kureba umuntu baguhuje nawe muzi ko iyo Pass na Christian atarayitanga oya Christian ahubwo Di Maria cyangwa se wenda Ozil wenda nka Di Maria cyangwa se Ozil abantu nka bapayete Christian se yatanga Pass ase mwambaye mwanya gusobanura uzi ngubwire Jado Christian icyo mupfana umva ngubwire ariko nta kibazo bareba niki no kuvuga ko kamera cyeka ni muzitera nkano hagati kugira ngo turebe muri kamera ko dusako turebana noneho uwo Denise rero ni watumye tumenyana umujama ni grand frère wiwe tumenyana gutyo urumva nk'umuntu w'inshuti yanjye akazi wawe yakoze akazi gakomeye no way nk'umuntu w'inshuti yanjye abagomba kumenya abasaza wanjye famille nanjye nkamenya famille kugira ngo tube inshuti nuko mba nkuzi byanyabyo uwo Denise tumaze kumenyana anambwira ko umutipa ajya mfasha mu kwandika ari amapoema ajya yandika poeme avuga ku bintu by'Imurenge baramuzi cyane bajye no kuri YouTube following ajya kujya muri Miss Murenge bamushyigikire mukobwa w'ubwenge n'umuco so niwe watumye tumenyana na merci hanyuma rero merci nimugoroba nibwo namenye ko ari mu Rwanda niko ni simple pesh merci ajya kuza ntabwo wari ubizi kazaza ntabwo nari mbizi mbere yuko amenya ko uri hano mu Rwanda wari umaze iminsi ngahe mu Rwanda ukwezi
bya bintu ntabihari ntabiriho bro biriho cyareka ngugarukire ntabiriho urabikase bya bintu Nyabita ntabihari ukwezi kose bro kare wambwiye ngo barandogesheje Yego sha ngaho se mvuza muvande ndaje ngiye mva nkubwire Nyabita ya nuko namenyanye na Merci rero nta bindi nyuma yo kumubona rero icyo wamushimyeho cyane gihambaye ni iki cyo namushimyeho cyane gihambaye kirenze n'ibindi biragoye muri iyi minsi kubona umuhungu uri poza abahungu mwarasakambutse sinzi inkubi y'umuyaga yabateye Jado kakubayeho wabyumvishe ko utarimo Jado yes we urakoze kubihakana abarimo kumva Jado ni ISTV abantu gusakambuka uvuze ni gute no nyine muri no minsi kubona umuhungu ufite discipline njye nicyo kintu cya mbere nyandeba kwitonda ntago bivuze ngo ubucecetse ari uburyo uganira n'umuntu kumva ko ntago uri wa muntu wasamye w'iyi minsi nyine washidukiye utuntu umutima wakuvuyemo so nicyo kintu cyatumwe rero mane ibintu byo mu Rwanda byaramusize arimo kubona akabona byose nk'itariki yo kubeshya kwitinya arimo kubira akabona nk'itariki yo kubeshya aritinya nagashaka niyo mpamvu none se ubu ngubu kuki mwumva mwamvugira reka twamaje kubona ndi kukubwira icyatumye ngewe nawe tumara ikintu cyatumye ako mwarasakambutse ni mwebwe musigaye mukoresha Snapchat abahungu baranyica none na Jado reba stati za Jado noneho Jado wenyine se sitarinda inshuti yanjye nuko ntayivugira urabona stati yanjye cyangwa kuri Snap yaba Snap yaba Instagram yaba Facebook nawe kuri Snapchat reka mbabwire Jado afite ukuntu ari inzabe yakubisemo Snapchat uhita uvuga ati Shadibu usanga umuhungu wirabura n'uwinzobe barimo gushwana gutiriwe ubura uzamenye uwiyenje kucyabahungu b'inzobe mwababoneye Jado ngwiki kwero rukara rw'ishuri rukara rwabishingwe anyway guys yitwa Merci afite team abamo baririmba indirimbo zaririmba Uwiteka twese ntago ari uko dukorera Imana bya buri munsi ariko babyize dufasha umwanya wo kwibuka ko hari ukuntu tubayeho kandi bitagenwa natwe cyangwa inshuti zacu hari ubigena so mukomeze mushyigikire na Denise ajya kujya muri Miss Rwanda nyuma nononda Miss Murenge original apana byandi byacu bya comedy Nyabitanga yigeze kwa Miss Murenge teguye ubundi buriya niyo mpamvu hari ikiganiro nagira ngo mbarare ikiganiro turimo gutegura cya Miss Murenge wa pirate muri comedy na Miss Murenge original ntago yari yaba Miss Murenge original gusa aracyarimo kwiyamamaza mu bazajya none ntago uzi ikintu cyantangaje iriya Miss Murenge uziko bakiniyemo comedy we warabimije muravuga ngo niwe FDL umwana w'umukobwa yakinnye comedy mbona yatwibye script bira ni ibiki bazanye gara akantu cyakoze abantu mwateguye Miss Murenge muze musaba imbabazi zubi umuntu nzahura na umuntu wakiniyemo comedy muri Miss Murenge original azaza asaba imbabazi zubi comedy umuntu nzahura na Denise niyo kintu cyamenye nzabanza kumubaza ko yigeze yumva umuntu wabajije ingabo zako nk'akamu amazina yose cyangwa ntago yazi aya ndayazi buriya sha nabangiye kwigira ntago nyazi ntacyo uzayimubaza nimuhura ngomba kuzayimubaza ndashaka kuzahita mubaza nkara kantu kuriya muntu wavuze Denise niwe mukobwa nzi w'umunyamurenge nabo twakuranye bose nta muntu nigeze mbona ufite umuco w'abanyamurenge ka Denise uzingiye cyo muzeho ni umwe mu bakobwa bari professional mu kazi bakora ko gukora amapoema ndetse n'itangazamakuru noneho ibyo uvuze ntaho bihuriye na kobwa rwose ubona urambutse w'imisaya myiza harya umva ratagiye kirongeye kukubwira ibyo twavugaga byari professionalism yiwe ariko numva ubwe kandi kantu nyine k'ingenzi kazaba kari muri Miss Murenge kandi Denise namunanye niwe mukobwa ufite ishyaka ku kintu cyitwa umuco w'abanyamurenge uzatege umukobwa yagiye muri Kongo ejo arazabyivugira muzamutumire yagiye muri Kongo ejo bundi mbarari iki kiganiro cya biraso byiza Nyabitanga ari kumwe n'umuntu uzababaye Miss Murenge wane icyo kiganiro uko byagenda kose na mbere yuko abawe hari ikiganiro kirimo gutegurwa mbere yuko ajyayo cyo gutegurwa kugira ngo abantu bazamenye uwo mukobwa ugiye kujyayo nuwuhe nyakuri twamuje na wundi wabaye Miss Murenge pirate muri comedy Miss Murenge pirate ni Nyamajana sinje uwo ni Nyamajana ariko zamuzanya Nyamajana mumbarize Merci ibintu akundira Nyabitanga nka bitatu umukobwa Merci umukobwa Nyabitanga atandukaniye n'abandi bakobwa huye nabo mu kwezi umaze Kigali okay mufatira hara ndagufatira munyegereze mikoro zose zimugereho rwose okay mu minsi myinshi iminsi maze Kigali ntabwo
namubonye no munsi mu masaha mumaranye mu masaha tumaranye nuko muzi kuri social media ari actinga Nyabitanga n'umuntu uhorana ibyishimo nari nzi ko ari ibintu byo kuri filime gusa so nasanze nibwo buzima bwiwe ibyo bintu nabikunze buryo iwe n'umukobwa aseka ukabona nta kibazo afite ibindi byose ni bari neza wanambwiye ngo ashobora kuba ari umukobwa ushobora kugira umwana ngatera abakozi gufura cyane Nyabitanga ntabwo yakoresha abantu bigezaho sibyo rata murakoze Nyabitanga afite n'umuco Nyabitanga n'umukobwa afite umuco w'abakobwa afite umuco w'abakobwa mwibariza akabazo gatoya ubonye nka Nyabitanga ubona ari iyihe ngeso ubona utamwigiraho Nyabitanga zose nazimwigiraho murakoze akakanya Nyabitanga aramutse abubwiye ati njyewe merci aho wagereye ahangaha uzi ingeso ntakwigira ku Nyabitanga ndayibutse kunywa amazi ashushe kandi njye nywa amazi akonje iwe anywa ashushe nari ndimo kukubaza akakanya Nyabitanga aramutse abubwiye ati merci ntabwo bikunze kubaho mu Rwanda ko umukobwa ashobora gupropose umuhungu ndamutse nkubaje ngo mbere yuko usubira muri Australia ndagusabye will you marry me akabimbwira se Nyabitanga wabikora se ntago yabikora aramutse abikoze ntago byabaho man njye nabaje oya byaje kuba njye namutanze namupropoje Nyabitanga rarongo tayito Nyabitanga rarongo oya muvu tayito irabonetse Nyabitanga rarongo ni mudiaspora hayi zose satana zawo Imana yo mwijuru izahora iri hejuru umugambi hari emergency tuma Nyabitanga bimbwira nje nahita mbyivangamo kumutanga man mwaba mubana umunsi Nyabitanga niki amahirwe masa merci uzanyi wiki nikuvuga ngo Nyabitanga urabizi neza ko ntago nari nagera na Uganda urabizi umva oya ikiza kituzuye sinkubeshye urabizi neza ko ntanubwo nari narenga Kongo ntanubwo nari nambuka umupaka Uganda ego wambutse uza gufata igihugu ubwo nturasubira inyuma so ufite visa muka bwanjye icyo gihe zawe yateguye ndetse pase izina ry'Imana ngiye usibye irangamuntu none uzi ikintu kirenze ufite indangamuntu no mu cyiciro cya mbere kandi no mu cyiciro cya mbere ntimwemerewe kurenga igihugu amarangamuntu atandukanye mu byiciro iya atandukanye gute mituweli atandukanye ibyiciro by'ubudehe nyine ibyiciro by'ubudehe bagenda bashyiramo amanimero y'indangamuntu nta kintu na kimwe muri Rwanda dufite kitari nimero y'umuntu yirangamuntu iyo ndangamuntu rero uzagenderaho ntago wemerewe kurenga igihugu kubera ko icyiciro urimo cy'ubudehe umuntu wabaje gushinga Muvunyi TV ubwo ko ndacyari mu cyiciro cyo gufasha Muvunyi TV se akakantu ntabwo nagenda mu gakinjiro bakakankorera nanjye uwo muntu nagakoresha akabasha gutereka Nyabitanga imbere bagakora urwana igihugu barakajya hano ko yabyihakanye se yabyihakanye ngo ntabwo ari inkotanyi ngo ni nakubwiye ko jewe ni bitwa gute ngo yakoze urugerero njye nabwiye njye ndi inkotanyi nabwiye ngo ni inkotanyi ariko ntago nigeze mbahoza igihugu urugamba rwo kuboza igihugu ntago nari ndimo urabyumva neza Sedis wakoze iki icyo nakoze rero ahubwo wabaza abakuru kuri njyewe ariko none ku rundi ruhande ntugire abantu bakoze urugamba nk'ikintu wamara igihugu umva nkubwire rero kanyikubwire ona numva bandutse abanyamakuru reka nkubwire urabona ibi bintu ubutumwa murimo gutanga igihugu baragihengetse umva nkubwire ikibuga nubwo bagihengetse reka mbanze musubize hari ibintu twize muri physics ngo gravity n'ibiki nk'ibyo bijya kugenda oya wibeshye wize gravity wize gravity ntago gravity ni kimwe abavandimwe dore ikintu kimwe kirimo buriya ku urugamba rwo gufasha igihugu ntago bisaba umuntu wahetse imbunda nibi ngibi ndimo gukora ntago urugamba turimo ari rwo kurwana ku masasu kuyandi turimo kubaka igihugu cyacu rero ibiganiro utanga n'ubutumwa urimo gutanga ahangaha nanjye bwanjye ndimo kubaka igihugu narindi kukubaza ibyo waba warakoze bikibukwa apana mbiri gukora kana ibyo nakoze bikibukwa ibyo turi gukora kana kanya turi gufashanya ibyo nakoze bikibukwa kugeza ku munsi wa none ndacyarimo kubaka ibyo bazanyibukiraho oya kugeza kuri uyu munota niwe mugabo wateye inda kabyara impanga abana batatu wabyaye bazakorera igihugu Muvunyi kibazo kirimo nawe wahembwe neza Muvunyi reka twebwe
wahembwe neza humura nigeze nagaguhemba wahembwe neza nigeze nagutanga indezo reka duhengure ikibuga ndumva Nyabitanga mwaganire cyane muhanga baziranye reka duhengure ikibuga tugaruke kwa Merci ntago uracyari twebwe hano iyo tuvuze ngo umujene tuba tukimara mu myaka 35 ntago urayigeza hari inzozi wagize ukigera Australia hari nizo ufite ubungubu man ubona ziri kuba success cyangwa ubona ziri crowdinga byibura kugira ngo zibezo ese imbogamizi nizo uhura nazo unagira inama abajene b'Abanyarwanda natugira inama twakabye inzozi zacu gute yani icyambere bundi buri muntu yariho abafite inzozi n'ibintu a dreaminga kuba byo cyangwa se kugeraho so inzozi nyinshi navuye hano mfite zimwe muri zo zabaye successful izindi ziracyakomeje urumva ariko ikintu nabashishikariza cyambere iyo umuntu afite inzozi agomba kuba afite passion cyangwa se umuhate wo gukorera izo nzozi afite kugira ngo azigereho ntago wagira inzozi ngo uryame ngo hanyuma ngugere ku nzozi ufite bro turi kwitiranya showbiz muri gushaka kwizamo cyane ariko showbiz iragoye ikeneye FM ikeneye no gushorwamo amafaranga cyane amafaranga uri gukora hari urabona ari ngombwa urabona bikenewe cyane kuyashora muri showbiz cyangwa hari ibindi bintu agakwiriye kubuyajyanamo hariho projects nyinshi umuntu yashoramo amafaranga kandi akamubera bikamuhira ariko biterwa na dreams z'umuntu cyangwa se ikintu umuntu akunda so impamvu nageze Australia nkora music mvuga kuri music yako nkora music nkora gospel music nuko yako ari passion nuko yako ari ibintu nkunda urumva niyo mpamvu rero mbikora nkaba investingamo ngashoramo amafaranga kuko ari ibintu nkunda ubundi iyo successful mu kintu udakunda ntago byaba byiza bitewe no kuba successful mu kintu ukunda so nuko bimeze ubu ngubu hari income y'ibyuma je ku investing uri kubona se biba bihari buriya ko dukora gospel byonyine no kugira ngo ubundi dukora gospel kugira ngo dutange ubutumwa indirimbo zituvamo cyangwa se ibihangano byacu umuntu wari ufite ubuzima bwe yibaza ko ubuzima bwe bwa bugiye kurangira akongerwamo imbaraga akagira ikizere ko ashobora kubaho so urumva icyo kintu kugarura ubuzima bw'umuntu birakomeye cyane no ndagira ngo tubirebere muri cadre ya business okay muri cadre ya business nta bintu bikomeye cyane ndakuramo by'amafaranga cyangwa se ibintu bigize ariko birimo kuza ufite abastari wirefera abanyaburayi cyangwa se Afrika cyangwa nano mu Rwanda muri rusange baririmba indirimbo za gospel nirefera gute like nyine abo flowing ukunda abo inspiration no kugira ngo wowe ujye mu murimo kuririmba indirimbo role model aba role model banje barahari hariho b'Abanyarwanda nyine ba hano hakabona ba tubwire mu Rwanda muri Afrika n'iburayi muri rusange wenda umwe so by'umwihariko mu Rwanda tubwire nk'abangahe niba bahari so umuntu wa mbere ndeberaho ntago ari abantu baba bari bazwi cyane uvuga ngo arazwi so umuntu hari jamujuririmba hano witwa Rugamba Serge sinzi bamuzi Serge indirimbo akunda yamuri Rugamba witwa Rugamba Serge akunda gukora indirimbo amakava ibiki naye muremye arahari nawe n'umurimbyi mwiza nawe ndamufana mane ni bose abarimbyi bose barimba gospel bose ndabafana ariko nkongo Rugamba Serge ikintu mwigiraho ende ibintu by'amajwi kunakora n'indirimbo uzi wamwumvishe ukumva irakunyuze niye ni nama cover zigeze gukora kuri Christmas nama cover zigeze gukora numva ari ibintu byiza indirimbo z'ibyongereza mbere kuri Nyabitanga agiye muri telefone ashaka kutwereka ko afite kangahe so bigatuma umuntu amufurenga bitewe n'iri ahantu dutuye kuko tuba muri ntuze y'abantu baririmba ibintu ntuze cyane nkabona ko ari we muntu nyine niwe muntu yani ntegera cyane mba ndi gutegera cyane umunyarwanda okay tubwire n'iburayi no muri Afrika umwe kugira ngo tugerageze tukugana ku musozo w'ikiganiro tukuza amasaha ashoboka tuzakomeza tunaganire turi projet ufite clubs uteganya gukorana n'Abanyarwanda muri rusange n'indi mishinga ufite mu gihugu muri muzika cyangwa mu bindi bikorwa runaka abahanzi biriya Australia so Australia abahanzi tugira iriya tuba habayo Hillsong bakora gospel abo ndabafana cyane n'abandi barimbye ku biti byabo
ako ushobora kutubwira twebwe dushobora kuba tutakurikira showbiz yariya tubwiremo nk'abari hari abafashe igihugu nyine muri gospel hariya nta bantu dushobora kuvuga ngo hari indirimbo iri kubicika bigacika hano y'abantu bana ba Drocas na Vestina utubwire na hariya nyine tubwira ati abangaba barahari bameze uko nguko rero ibyo rero biriya ntago biba mu bazungu so abantu uko yako nyine batabifata nka music batafata nka business nyine ngo bishire hejuru cyane babikora nyine byo ku rusengero bikarangira so abanyamuziki nzi batuye Australia ni Hillsong nibo batembere cyane kuva kera mfite umwana nanjye uririmba gospel ushobora kumutera inkunga se ubushobozi buraho cyane mujyana muri studio mukore indirimbo n'amashusho n'amavideo kugira mukore umurimo w'Imana turaza kubivuganaho tugana ku musozo w'iki kiganiro njye nitwa A ndi kuri Kim TV ndi kumwe na Iris TV ndi kumwe na Muvunyi TV bro dukomeza tunajya ku musozo w'ikiganiro imishinga ikuzanye nyirizina atari gusura famille cyangwa ukaba yarageze no mu gihugu no muri Kenya ukahita ubona n'izindi famille n'indi mishinga ushobora gukora cyangwa my idea famille go ni yihe so imwe mu mishinga ni muri kariyeri bisanzwe kwa ko hano hari ubuhanga bwinshi bwa music cyane gospel so hano no kuza nka meeting aba gospel singers benshi byashoboka tugakora n'intuze hamwe indirimbo hamwe so iyo niyo mishinga nyine ikomeye ihari mu Rwanda tugufasha iki itangazamakuru tugufasha iki itangazamakuru icyo mwadufasha wenda no kutumenyekanisha uko dukora naho dukorera so njye nabwiye ko nkora muri team ni njyewe n'aba brothers banjye dukora nka Destiny Brothers iri kuri YouTube ushizeho Destiny Brothers uhita so ni ibyo ngibyo so uri kudiriringa collaboration uri wenyine ndakeka bo mukorana bari Australia murakora nawe wenyine cyabaza recording abohereza ibyo bakoze kugira ngo mubashe guhuza nka cyangwa watangiye career so bimwe muri bimwe tuzahuza kwa ko badahari bazoheza amajwi n'undi niko dusanzwe tubikora turiya hanyuma nanjye nibiba ngombwa nkora izindi ndi kumwe n'abandi bro bonne chance tugana ku musozo w'umuvunyira kubaza na Iris bakubaze ngewe numvaga ari ibibazo nari ngufite thanks man hano mu Rwanda benshi iyo batabonye FM babona amafaranga ni nako kwisi bimeze abantu bamwe bashaka ko ibirangirire cyangwa se byamamare abandi bagashaka kubona amafaranga ibirangiye dufite anga mu Rwanda byinshi iyo bamaje kubona wowe utari umustar niko dukunda kubyita baba gukeneye amafaranga are you ready gutanga ayo mafaranga kugira ngo ukorane n'ibyamamare hano mu Rwanda izo ndirimbo cyangwa se urimo uravuga uti ni banga ko dukorana njyewe ubwanjye nzihiringa of course yambimbaje mbere arambaza ngo se muri inzozi zawe hari ikintu nyine winvestingamo ukora mubwira ko muri music natanga anything kugira ngo ibintu bindimo nkunda bitera imbere so ubwo habaye hari umuhanzi nyine nkuko byita umustar nshaka dukora n'indirimbo akanya kubwo bushobozi mbufite nabumuha kugira ngo dukorane umuntu wese kugira ngo ajye kuzana mu Rwanda yarateguye bije y'uburyo azakora cyangwa se na plan yiwe yose yarayiteguye uburyo azakora hari abantu bari waratekerejeho mu Rwanda kuvuga uti ngiye nje mu Rwanda hari aba gospel ndimo guteganya mvuge ni nzakora na runaka icyo zansaba cyose nzakora na runaka nanamuka nabyanze ariko nzaba nagerageje hari abo wateguye cyangwa se muravuga uti ngiye ndi mu Rwanda ndimo ndavuga ngo uwo ndibuze kubona wese nimbura icyo nkunda nzatora icyo mbonye nkiri yo mu rugo ntago nabiteguye cyane ngo mishirime mvuge ati nteguye ngo tuzakorana ahubwo ikintu nyamukuru ubu nyine ndi gukora no kumenyana nabo guhura nabo tukamenyana tukaganira bakamenya ibyo nkora kwa ko twebwe ibyo bakora byinshi tuba tubizi so hanyuma hazabaho amahirwe yo gukorana nabo tukabikora ndoto za harimo nde akakanya igihe uri mu Rwanda biragoye guhita uvuga ngo ubu nyine harimo umuntu runaka bose ni beza ariko bose ni beza bose bakora ibintu byiza gospel bahana barimba ibintu byiza cyane ubwo tuzamuze na Nyarudindi urumva nubundi na Rose Muhanda agiye kuza mu Rwanda yagiye muri Mr Rwanda Rose Muhanda agiye kuza mu Rwanda kandi Nyarudindi yirirwa arimba twaturimba twa Rose Muhanda akakanya waguhuza na niba jama nabonye aririmba kuri Onde ngo baba oya merci karakanyuze muri brag reka twibarize akanya waguhuza na Israel Mbonye niki wamubwira ya Israel Mbonye ndi umufana we man ndi umufana we indirimbo ze turazikunda twamutegera kuva kera turi abapeti biga muri za primaire tukutegera indirimbo ze tutazi nyirazo urumva so bunyine mubonye namubwira ko mukunda umva wifuza gukora indirimbo nawe
ibyo ni ibindi man nabyo byabaye byaba byaba ari byiza kurushaho. Utekereza iki kuri Aline Gahongayire ku ndirimbo ziwe za gospel? Aline Gahongayire ndabafana man, nawe yarimbe gospel nziza, ni benshi. Yeah. Okay. Nyundi mukumu ari umuntu wumva Nyabitanga. Nyabitanga ubundi ni izina risobanuye iki tugenekereje mu kinyarwanda cy'Abanyarwanda? Ikintu ushatse kuvuga Bishatse kuvuga iki? Nyabitanga. Iyitanga ni ibara ry'inka. Igitanga ni ibara ry'inka. Jadura mugoye twagiye ejo bundi ahantu mu nka yankoreye agashya. None mva nk'umuntu uri kubimbaza ntazi n'inka. Kikomereze Nyabitanga. Igitanga ni ibara ry'inka. Nkuko bakwita Niba ari saritere ryo igitanga rero saritere. N'inka ijya gusa n'inzobe. Inka ijya gusa? Ibijya gusa nk'inzobe nyine ukubona. Iyo nk'ijya gusa nk'inzobe. Ngo yita Gitare mu Rwanda. Data we. Gitare? Igitare. Iyo nk'ijya gusa n'inzobe yita igitare. Ntabwo inka y'inzobe siba ubwo mwebwe mbere ko mu nyuma. Ijya gusa nkaho ari inzobe. Amva bayita ngo niba atari ibihogo ubwo ni igita uko urumva ashake koza murambabaje ko muganye muri ibyo bintu. Bantu mwari mukurikiye kino abantu mwese mukuri iki itoreka twanyabita inka ijya gusa n'inzobe nibura wayita igaju bikagira inzira rwose pe cyangwa gitare wenda n'umwe inka ijya gusa na Emeriye y'umukara nagaru uzemeriye n'icita kari gusa n'umukara. Guys mwakoze kudukurikirana muze mfite amatiketi ndi gucuruza y'abantu bazajya mu biganiro bya bazaza mu gitaramo cya Roza Muhando muri Gospel Stars. Umurikire kuri Instagram ndaza kubaha nimero yanjye mugure ticket. Ndi gucuruza ticket kwanza kuva ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 5 nzaba ndimo ndazenguka Kigali n'amatike. Ntabwo naturemera amatike aha turi live. Oya kubera ko hano twe turashaka kuyatanga ntabwo ngo yaremere twebwe mu bantu badukurikirana nibura abantu nka bane ba mbere. Iyi ni business man. Iyi ntago twaje gufasha abananga. Jewe abantu batatu ba mbere ku kiganiro nyishyira nanjye mite nkwishyura kuri advertisement. Mva ngwe Nyabitanga abantu batatu ba mbere bari buze gutanga comment hano mu kiganiro. For real mbemereye amatike batatu ba ya mbere VIP kandi hatarimo wa muntu ugiza kuvuga ngo niba ufite ikibazo cyo kugira gutya na gutya uriya mugabo namuwaje niba agira nimero ya mobile mararankatiraye bunarume. Abantu batatu ba mbere baze gutanga comment ahangaha Nyabitanga bemereye itike batatu ba mbere ewana kabisa babaye 9 wana imwe uwa mbere kuri Muvunyi wa mbere kuri Iris n'uwa mbere kuri Kim bose mbemere tike za VIP kubura ewana kabisa. Ngira ngo yari kope ya Kim TV Iris TV turimo tugana na Nyabitanga turi kumwe na Merci bageze ba following Jado ngagiye commanding Jado wowe uzabona itike urazifite itike urashaka gutangira umuntu ikarita y'umunyamakuru ariko si Jado ari n'igisambo umva ko nashaka kwegeranya utuntu twose Jado ntugatume mvuga ibigwi byawe bro. Hanyuma rero bagende baguflowing babwira abantu bose baguflowing ijambo rimwe ku bantu bose bakurikiye yaba Muvunyi TV yaba Kim TV yaba Iris TV yatugane ku musozo. Ijambo rimwe icyame reka mbaze mbabwiraho basanga platforms dukoreraho. Icyambere mfite Instagram hariho Kagi Godwin aho ngaho ducisha ibikorwa bigiye kuba by'ubuhanzi. Hanyuma YouTube channel ni Destiny Brothers nkuko nabibabwiye aho naho niho mwadusanga nk'iyo timu dukoreraho mukore subscribe nyabo mukore subscribe n'ibindi byose biba bikenewe kugira ngo duteze ubwami bw'Imana imbere. Yego. Haleluya. Hanyuma ikintu nabwira abantu badukurikiye turabakunda cyane kandi twishimiye kuba hano ku mateleviziyo twakire mwakoze cyane. Turagushimiye cyane nawe Merci kandi na mbere yuko nasubirayo ujye uduhamagara abantu bari hiriya bagwite hari bigano ndimo kugenda nkora hano mu Rwanda icano zose hano mu Rwanda umuntu urimo gushaka gufasha uyu muhungu kugira ngo umurimo w'Imana ari gukora hano mu Rwanda ndetse na cano yiwizamuke ntibamufashe. Pourquoi pas cano zihari zikomeye cyane mwahamagaye uyu muhungu mukamufasha. Buriya mugiye gusoza mutamvuze ko rako ngemba ku Gisozi. No. Muri kuvugana no muri Australia. Abantu bo ku Gisozi mu ndebe. Sibyo Kim TV, Iris TV cyangwa se Muvunyi TV ndetse nazindi channel zose zihari ahangaha. Mugerageze mufashe uyu muhungu. Yaje ahangaha ataje gukina nubwo yaje gutembera mu Rwanda kugira ngo naharebe asoye n'abavandimwe ariko yanaje mu kazi. Ni mumufashe izi channel zose ni mumamagare mwe gutegeza kuvuga ngo biraza kugenda gutya na gutya
ngo niba hatabonetsemo akantu kameze gutya na gutya ngo ntago ibiganiro biri buze kuza. Hari abantu babayeho nk'abashungereza akajya avuga ngo reka turebe ko bazamufasha n'undi ngo reka nanjye ndebe ko runaka azamufasha bikarangira nta n'umwe umufashije. Bro, big up kandi courage undi muntu wese. Abanyamakuru ntago ari ngombwa ko twirwa tuvuga za zindi zikomeye n'abandi bose basanzwe baciriritse kandi twese iyo dukoze tugakorera hamwe ndabeshya se iyo dukoreye hamwe twese za zindi zikomeye zibona ko zakoze ubusa. Njya mpona kuvuga buri munsi umunsi ku wundi ngavuga umuntu uzakora ikiganiro cy'umuntu ari umwe akagira miliyoni 3 mu Rwanda wazamenyeka akomeye kuri views. Igihe tutari twamujya dufite miliyoni 12 twese turacyari bamwe. Nimugerageze mufashe umuvandimwe. Magaye ko usatuze n'amatelefone mu mujyi wa Kigali imbare 7 batatu wenda izindi 3 zikaba hari ubundi buzima zibayemo biba bigoye bro. Twe tuvuga ngo dutuwe na miliyoni 11 arabatari amabara bari mu biturage badabasha kubona izo smartphone nibura miliyoni 2 mu Rwanda zishobora gukoresha social media nibura enye kuko nye mba mfite nka groupe bro umunyamakuru kamubaza kabaza wari wabona umuntu wakoze ikiganiro kibuga kiracuritse reka tugiturikire ahubwo kirubitswe nta nubwo gicuritse reka tugitubikiranga bro reka nkubaze akabazo bikwaye papa ndare yaka ari guys ndamwibaza akabazo muri miliyoni enye dufite zishobora kuba zikora ikiganiro bambe zishobora kuba zireba YouTube. Hari umuntu wari wagira ikiganiro gifite miliyoni enye mu Rwanda? Niba ntawe rero uzwe turacyari bamwe. Bivuze ngo turacyari bamwe bivuze ngo ufite ikiganiro Riveron Afrimax yishyira ku ruhande ya ni company. Afrimax yishyira ku ruhande man ndeka nyivuye man bimenye umva muvunye icyo nandi kukubwira turi nenye hari wenda batatu baba bari update kureba nyine biri gutrendinga sibyo. Yes, twakora kwandi hari no diaspora ubundi ibiboro ikiganiro twari ko turi abanyamakuru uko ndabizi neza.